bahita Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu nyuma yo guterwa mpaga yagarutse neza itsinda Vision ibitego 2 ku busa, ariko ibyo ntago ari byo tugiye kureba. Ntago ari byo tugiye kureba aka kanya, ariko abafana bayo muanze muze muri benshi muna kandi subscribe muvuga ati turahabaye makuru yatugezeho neza cyane, ubundi ibintu bigende neza cyane. Ikipe ya APR yaciye impaka kuri uyu mugoroba rwose, urabona ikipe bayambaye neza, ikipe umweru ikivuguto ubundi iyi ngiyi Real Madrid yo mu Rwanda rwose neza cyane, murayibona mu mabara meza cyane y'umweru rwose. Arabakubwira bati APR nyikunda yambaye umweru, iyo niyo umweru gusa uko nguko kuyibona rwose, nimero zandikishije umukara, bavuga bati iyi ngiyi niyo APR yanjye rwose, ibintu bikagenda neza cyane. Ese wowe uyifana uherereye, uri umufana wa APR uherereye amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali? Ikipe ya APR inkuru zirimo ni nyinshi, turagenda tuzigezaho uko zigenda zisukiranya mu biganiro byacu uko bigenda biza. Ariko ikipe ya APR yamaze kugenda isezerera uwahoze ari umuyobozi wayo Colonel Retired Richard Karasira, rwose umwe mu bagabo bari bamaze igihe kitari kinini mu ikipe ya APR. Abantu benshi bakubwira ati tuzamwibukiraho ko kuri manda ye nibwo APR yongeye gukinisha abanyamahanga, cyo gicyo tuzakimwibukiraho kandi ni ikintu gikomeye cyane kuri iyi kipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Ku mugoroba rwose yarayiyunze n'abafana itsinda ibitego 2 ku busa by'umuvandimwe bita Mamadou Si umunyamauritania kuri penalty, byose ni penalty rwose. Avuga ati bimeze bite abafana ba APR aho muri hose abahagurutsa babwira ati mujye ibicu, banzaniye kunyeganyeza incundura, nanjye ngomba kubikora nk'inshingano. Bamwita Mamadou Si, umwe muri ba rutahizamu bashobora kuzatanga akazi muri iyi kipe. Ikipe ya APR bitarenze uku kwezi iraba yamaze kugenda isubira ku murongo neza cyane. Ubu ngubu hari abayobozi bari guhihwiswa ko bashobora kuba aribo basimbura, bagomba kujya mu mwanya wari urimo chairman nyine wa APR, uyu nguyu uvuyeho. Bo ntago turamenya ngo ni bande abari kuvugwa, ntago turamenya nimba ari byo, ariko turugenda tubikurikirana neza cyane kugira ngo rero bitaza kugenda bigucika. Urasabwa gukanda subscribe, ibintu bigende neza cyane. APR ubundi abantu baba bashaka ni iyi ngiyi rwose, baturindiriye APR itsinda igitego 1 ku busa. Turashaka APR itsinda nyine igatsinda, ubona ko yakinnye neza cyane, ibintu bikagenda neza cyane. Muri ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu yabanjemo abakinnyi bagiye batandukanye rwose. Wo bita Yunus niwe utangiye kugenda yibagirwa ikibuga, ariko abandi bose bagiye babanza mu kibuga. Undi muntu wabanje mu kibuga rusanzwe ubanza mu kibuga n'uwo bita Mamadou Si, urabizi yari umusimbura wo bita Chukwemeka, ariko ubu ngubu nawe amaze kugenda yemeza ko ari rutahizamu muzima cyane, dore ko aba yatanze akazi rwose ku defenseur ba Vision, umwe muri ba rutahizamu bazagira byinshi bafasha ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Nyamukandagira bamwita Aliyuni Suwane rwose, nawe avuga ati uwo bita Nshimiyimana Yunus rwose genda wikinire mu Mavubi, ahandi ho rwose biragoye ko uzambanzanya mu kibuga. Ubundi APR yabanje muri abantu bemera rwose. Iyi APR yabanjemo hari umuvandimwe bita Richmond Ramt, atanga pass ya indi, pass z'amazi ya indi kugeraho rwose, ubona yashyizeho irati, pass ya indi za ku kirenge rwose, akubwira ati akira pass muhayikoresha ibyo ushaka. Ikipe ya APR wayibonye ute? Intsinzi yayo wayakiriye ute? Ese kwigura kwa chairman Retired Colonel Richard Karasira wabyakiriye ute? Uratubwira ibyo ngibyo, urabitubwira muri comment. Mfashe umwanya ngo mbashimire muri abantu w'agaciro, nizere ko muri bukande subscribe muri benshi, ndabakunda cyane. APR hejuru cyane, kanda subscribe.